Ndabizi neza ko ngukunda ndetse ndabizi neza ko ukunda ibiganiro bica ahangaha, niyo mpamvu twese dukundana. Ndabizi urabukunda, ukunda ubutumwa bwiza, ukunda ubutumwa bwamamaza Yesu Kristo, cyane cyane ubutumwa bunyuzwa mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Niyo mpamvu wabikoranye umutima mwiza ukavuga ngo reka nkande subscribe kugira ngo hatazagira na video n'imwe inshika. Kandi niyo mpamvu nimba ari bwo bwa mbere ugeza uvuze uti reka nkore subscribe, nanjye sinzahwema kubazanira byinshi kandi byiza. Burya ngo umuntu arapanga ariko Imana niyo igena ibiza. Uti wadutindiye, uti ese abo ni bande? Iyo korali yitwa ngo iki, ni iyihe? Nibyo, weho ushobora kuba usanzwe uyizi cyangwa se hari indirimbo yayo usanzwe uzi, ariko urabizi neza nje ndaza kaja inyuma y'amarido kakubwira amakuru utaruzi. Ese ni iyahe? Yatangiye ite? Nibyo tugiye kugarukaho uyu munsi. Ijana watuje maze utega amatwi witonze kimwe ku kindi maze ngubwire. Ndabizi uramenya byinshi kandi urishimira buri kimwe ngiye kukubwira. Iyi korali imwe mu nziza zigezweho zikunzwe n'abatari bake yitwa Shine of God. Nibyo ubyumvishe neza, iyi yitwa Shine of God, ibarizwa ku itorero rya Rusumo, intara ya Gahondo, ni muri Firidi y'Uburengerazuba. Wenda hari ibyo wari ubizi, ariko se wari uzi ko iri zina yarihawe nyuma? Sibyo yatangiranye? Uti byagenze bite? Iyi korali isanzwe ibarizwa mu karere ka Rutsiro, ni muri Firidi y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Burya ngo hari icyo utaruzi, iyi korali yatangiye yitwa Pathfinder Choir. Uti byagenze bite? Burya ngo umunsi umwe cyangwa se igihe kimwe ku itorero rya Rusumo hari amakorali atatu. Ayo makorali akaba yari amakorali y'abana. Ayo yari Inyemwe Choir ndetse na korali yo mu Gashashi, ndetse akaba na korali y'Ibushambo. Aya makorali atatu tumaze kugarukaho ngo twari udukorali dutoya twari twarakozwe hagendeye ku bihande, ndetse tukaba udukorali tw'abana. Umunsi umwe baje kugira igitekerezo ndetse bagishyira no mu bikorwa. Icyo gitekerezo cyari iki? Cyari ugufata ayo makorali atatu twagarutseho maze bakayahuriza hamwe muri korali imwe. Anariko byagenze maze iyo korali bayita Pathfinder Choir nk'uko twabigarutseho haruguru. Icyo gihe hari mu mwaka wa 2017. Icyo gihe rero Pathfinder yaje gukomera, maze muri 2020 ishyira hanze audio yari igizwe n'indirimbo esheshatu. Uti bayise Pathfinder kubera iki? Nuko ngo yari igizwe n'urubyiruko rwinshi, ndetse abenshi muri bo bakaba ari abajiya, dore ko abarenga 40 bayiririmbamo 26 ari aba master guide. Intego rero ngo kwari ukuzamura urwego rwa jiya aho kw'iryo torero ryabo. 2020 yitwaga Pathfinder yaje guhindura izina maze yitwa Shine of God Family Choir. Naribwo yatangiye kumenyekana hirya no hino mu gihugu. Muri 2023 iyi korali yasohoye indirimbo twayimenyeyeho turi benshi yitwa Nehemiya. Imana witwaga Nehemiya yarubatse, yubakira Imana urusengero ngo bajye barusengeramo. Nyuma baje gukora indirimbo yitwa Iyi si turimo, ijwi ryiza kubaho k'umuntu, ndetse bakora n'iyitwa Ntukihebe iri kubica bigacika muri iyi minsi. Ntukihebe cyangwa se ngo wiganyire, kuba ukiriho menya ko ntacyo wakoze. Burya ngo hari igihe ugera mu bibazo ukibaza niba uri wenyine bikakuyobera.
Iyi korali rero iba iririmba iti ntukihebe cyangwa se ngo wiganyire, iyatumye uba urusoro na n'ubu iracyariho. Bakongeraho bati reka kuyitaza, reka kuyitera umugongo. Ngayo nguko, ariko buretse kugenda nkubwire, uwari uzi ko umuntu ashobora kugera ahangaha akareba ariko akagenda adakoze subscribe? Sinzi niba ari umutima mubi cyangwa se kwibagirwa, ariko wowe ndabikwibukije, niba ufite umutima mwiza, mu busanzwe wigirira umutima mwiza, ntugende udakoze subscribe. Umva n'ikindi, niba wakunze iyi korali ugakunda indirimbo zigiye zitandukanye, hari n'izindi bafite ndetse batubwiye ko hari n'izindi nziza kandi nyinshi benda gushyira hanze, genda ubashyigikire, ubashake kuri YouTube channel yabo, bitwa Shine of God Family Choir. Kandi iki ukizirikane, nimba uri umuntu w'Imana ntabwo ukwiye kugenda utabakoreye subscribe maze ubashyigikire. Icya nyuma ngusaba, niba ushaka ko hari uwo twazagarukaho ubutaha, cyangwa se hari korali ukunda ukaba ushaka ko tuzayigarukaho ubutaha, niba hari ibiribwa ukunda, ibi byose akamaro kabyo tukagarukaho ahangaha umunsi ubundi waje hepfo ukareba video zigiye zitandukanye, nazo zirahari kandi ni nziza, cyangwa se ukaja muri comment ukatubwira uwo tuzagarukaho ubutaha. Iyo nitwa Ihimbaze Show, see you again, mbakunda kubi.